cya shitani cyarakaye. umusore utanyoheza ugasaba ari umuntu. Ndindahiro Valence Papa. Acha bwana we, nta muntu ntabwo wandanza amavi. They could be mad at me. Look at my family. And then hano handitse Rutwitsimuzi my aka. Work in China rather to be in Tata wafite karisimbi. Abikunda simbo. What's up my beautiful ladies and gentlemen, reka nizere ko mwese mumeze neza cyane. Iyi ni Dion TV rero nk'ibisanzwe baje kugeza amakuru menshi y'imyidagaduro agiye atandukanye ari kugarukaho cyane hano hanze, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngira ngo urabizi neza cyane ko yo wagumanye natwe ukabana natwe umunsi kundi nta kintu kimwe ushaka kubura ahangaha, ibintu byose bari fresh cyane, twadufuzemo bakura bizi neza ibyo uburi ahangaha nta handi hantu wabisanga, ubwo umenya ko bidahari, ahubwo tuca muri comment section hanyuma tubwire ngo tubigenze gutya, tubigenze uko nguko kugira ngo ibintu bigende neza cyane kurushaho. Urabona byiza cyane yo tumenye uko ibintu byumva nawe kugira ngo tujye tugendera ku bitekerezo byanyu, kuko buriya nimwe dusavinga tugomba kumenya ngo ibintu mu byumva mute kugira ngo tugendere mu murongo umwe. Hagati aho ngaho rero urabimenye neza cyane ko hangari hukura inkuru muri kano kanya tuzanye inkuru yafata ku mavuta. Ni inkuru irimo abantu batandukanye, nubwo wenda mpere kuri fata ku mavuta, ariko ni inkuru irimo abantu batandukanye y'amazina manini hano mu Rwanda. Harimo uwo bita The Ben, harimo fata ku mavuta, harimo uwo bita Emmy Ikinege, mwamenyere cyane mu nkuru zigiye zitandukanye ko zijyanye n'imyidagaduro n'ubundi binyuze ku mbuga cyangwa se kuri platforms z'igihe. Ubu ngubu akaba yamaze kwicara mu ntebe nshya, mu ntebe bundi busanzwe yahoze yicawemo na fata ku mavuta, kuri ubu ngubu uri mu buroko. Ubu ngubu Emmy Ikinege akaba yamaze kwiteramo amatako. Ubwo nibyo tugiye kuza kugarukaho, tubuze no kureba uburyo fata ku mavuta no munsi imyanzo y'urubanza ye byagenze. Njya ngura bizi neza cyane ko kuwa kane w'icyumweru gishize aribwo yari yajuriye mu rubanza, arimo arajurira gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ariko hagati aho ngaho ubu ngubu nibwo baje gusoma imyanzo yavuye muri iryo jurira rye. Nibyo tugiye kugarukaho, ndetse n'imwe mu buryo The Ben yaje gutangaza no munsi nibyo yagiye avugwaho mu bijyanye n'ubundi n'ifungwa rya fata ku mavuta mu byasomwe muri iyo myanzuro n'ubundi. Byose tuza kugenda tubihuza kugira ngo uze kunogirwa n'iyi nkuru kandi uze gukomeza kunyurwa n'ibiganiro bya Dion TV nk'ibisanzwe. Jewe rero urabizi neza cyane ko ari igihe tubana umunsi ku munsi. Reka iyi nkuru rero tuyivimuzi uko yakabaye. Uno munsi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 nibwo haje kubasomwa imyanzuro yavuye mu ijura rya fata ku mavuta. Fata ku mavuta ngira ngo urabizi neza cyane ko mu minsi yashize ubundi yafashwe agafungwa, ariko bakaba byaravuzwe ko ubundi ngo yari yagiriwe inama kenshi cyane kugira ngo areke gukora ibyaha bari bagiye bamurega, birimo gutanga amakuru y'ibihuha. Ngira ngo murabizi neza cyane ko ubwa mbere ubundi yatanze amakuru avuga ko mbere yuko ubukwe bwa The Ben buba, yavuze ko ngo The Ben mu bukwe bwe ngo hazaba niba nabyita ko ari nk'imidugararo cyangwa se ubukwe butazagira neza. Ayo makuru yatangaza ari ibihuha. Hanyuma icyo kirego cyo gutangaza amakuru y'ibihuha yaje kuba gitangwa na The Ben mu rukiko, n'ubundi avuga yuko ngo yagiye amutangazaho inkuru zitari nziza, ndetse yijandika mu bintu by'ubukwe bwe, avuga yuko ngo butazagenda neza, ndetse kandi n'izindi nkuru yagiye avuga n'undi zigaruka kuri The Ben birenze kuri iyi ngiyi yo kuba wenda yaravuze ku bijyanye n'ubukwe bwe. Hanyuma azamo ikindi kirego cyatanzwe na Nopuja byiswe kubuza amahwemo abinyujije ku mbuga nkoranyambaga n'ubundi, aho yagiye yibasira na Puja. Njya ngo urabizi neza cyane ko ubwo element yavaga muri Country Records, fata ku mavuta yaje kubavuga yuko ngo Country Records isenyutse n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Agenda avuga yuko ngo urabizi ko hari igihe element akivamo wese bafata bagashyiramo abandi ba producer bari bakiri batoya, nta mazina manini bafite. Akomeza avuga yuko ngo bari kugenda ngo afata abana abashyiramo. Country Record yamaze gusenyuka, ibintu nk'ibyo ngibyo, agenda abuza amahwemo nyine no Puja. Ariko nanone akaba yarigeze avuga afata ku mavuta ubwo yireguraga mu rukiko. Ngira ngo yireguraga bwa mbere avuga yuko ngo ubundi busanzwe ngo no Puja batari basanzwe babanye neza, ngo niyo mpamvu ndi yatanze ikirego. Ariko ubwo byo nabyo byari muri bimwe mu byaregwa. Ibindi ikindi kirego yaregwaga hariho ibiyobyabwenge. Abatangaje ko ngo bamupimye basanga yarakoresheje ibiyobyabwenge kenshi cyane ku kigero kiri muri 240. Fata ku mavuta ubwo yasabaga ko yafungurwa akaburana adafunze iriya minsi 30, we yavugaga yuko ubundi ngo ibi bintu byo kuvuga ngo baramupimye bamusanga muri ibiyobyabwenge, we yavuze ko ngo atigeze asinyira Rwanda Forensic Laboratory. Ubwo yaho yashaka guhakana yuko atigeze apimwa, ariko urukiko rwatangaje ko bamupimye
baramupimye nubwo bwose ngo atigeze asinya ariko ngo baramupimye ibipimo barabifashe already bamaze kubishyira no muri system rero ngo nta buryo bwo kwiregura afite kuri icyo ngicyo cyo rwose ibipimo byarafashwe bamusangamo ibiyobyabwenge icyo ngicyo kiramuhama. Ikindi bagarutseho ni ku mbabazi The Ben yigeze ahafata ku mavuta njya ngo nabonye kuri social media The Ben yanditse ibaruwa ahereza imbabazi fata ku mavuta yavuga ati ngiye rwose nshyize imbere urukundo fata ku mavuta ndamubabariye. Ariko ibi bintu cyo mu rukiko baje kuba bivugaho batangaje ko nubwo The Ben yamusabiye imbabazi ariko watigeze ajya gukura ikirego cye mu rukiko. Ntabwo yigeze ajya kugikora yego yamuhaye imbabazi yanditse iyo baruwa ariko ntabwo yigeze ajya mu rukiko ngo avaneyo ikirego iyo dosiye bayifunge. Already n'ubu ngubu biracyarimo bivuze ngo icyo nacyo kiracyari mu byo fata ku mavuta akurikiranweho. Nyuma y'ibyo ngibyo rero fata ku mavuta ibyo n'ubundi by'imyanzuro ye bikimara gusohoka twagize tubona uwo bita Emmy Ikinege musanzwe muzi akora ku kinyamakuru cy'igihe ikinyamakuru gikomeye cyane hano mu gihugu. Twagize gutya tubona yinjiye mu Isibo Radar yinjiyemo mu mwanya wafata ku mavuta aho n'ubundi yaramaze gusinya amasezerano y'imikoranire n'Isibo bivuze ngo ubu yamaze kugira mu mwanya wa fata ku mavuta bidasubirwaho. Ubundi ntekeza ko bashingiye ku kuba fata ku mavuta amaze igihe kirenze ukwezi adakora atari mu kazi k'Isibo bakaba bati hanga rero dukoma kumusimbuza undi muntu kandi niyo minsi 30 n'ubundi bakaba bari bamaze gusinya ko atagomba wenda kuba ari hanze agomba kuba ari mu kasho. Urumva ko byaba bigiye kwiyongeraho ngo wenda amezi 2 baravuga ati bwiye ntabwo byavamo tugomba gufata undi muntu ugomba kuza kuziba iki cyuho cyafata ku mavuta akaza mu mwanya we. Hanyuma rero baza guhita bafata Emmy Ikinege. Ni Emmy wagiye mu Isibo Radar hagati n'abandi bagiye gukorana batari bafite kumvikana cyane kuko ngira ngo urabizi neza cyane ko wita pundit yigeze ajya gukora ku kinyamakuru Igihe hanyuma ntibyamuhira arahava avuye ku Nyarwanda yakoraga ikinyamakuru nacyo kitari gito hano mu gihugu hanyuma hava ajya gukora ku kinyamakuru cyitwa Ukweli Times cyari ikinyamakuru gishyashya kigishingwa ariko bitewe nuko buriya ari ukuntu uvuga ngo amahirwe azarimwe yavuye ku Nyarwanda ajya ku Gihe ariko ku Gihe byanzaga yose asanga wa mwanya we yakoragamo ku Nyarwanda ntabwo ugihari ahitamo kujya kuri Ukweli Times. Hanyuma rero Emmy bakoranaga muri icyo gihe bitewe nuko Emmy ubundi busanzwe niwe uyoboye imyidagaduro yo ku Gihe niwe uyoboye department y'imyidagaduro ku kinyamakuru cy'igihe. Ni ukuvuga ngo kudahuza mu mikorere na pundit kutagenda neza kw'imikorere ye ku Gihe bifite ahantu bihuriye no kuba na Emmy Ikinege ari we uyoboye imyidagaduro yo kuri kiriya kinyamakuru. Hanyuma Emmy Ikinege akaba agiye muri Isibo Radar asangamo pundit ubusanzwe batameranye neza ngira ngo nta nubwo ari we gusa kuko n'abarimo Dani Rurema yigeze avuga yuko n'ubundi kugira ngo ave kugendera ngo urabizi ko yigeze akora ariko ntakora iminsi mike cyane biza kurangira havuye. Yavuze ko ubundi ngo buriya ngo Emmy Ikinege nawe ari mu bantu batumye hava bitewe nuko ngo hari igihe yigeze ajya mu nama. Icyo ni kimwe mu byatumye wenda avayo kuko ntabwo ariyo mpamvu yonyine cyangwa se abariho yakwitaniye imitwe na Emmy gusa. Yavuze ko ngo ubundi hari igihe yagiye hari kutumvikana kwabayeho gatoya hanyuma mu gihe bari bicaye mu nama bamusaba gusaba imbabazi ku makosa yakoze. Icyo gihe imbabazi azisaba abandi bose bari kumwe mu nama ubundi abo bakoranaga ku Gihe abandi barazimuha ariko bageze kuri Emmy Ikinege avuga ati wapi ntabwo nshaka kubabarira bikomeze ariko nge ntabwo nakubabarira. Urumva ko ntabwo hagati yabo harimo akantu k'umwuka kazima. Wita pundit nawe rero ntabwo yari afite guhuza na Emmy Ikinege ariko ubu ngubu already barimo barakorana mu Isibo Radar. Ubwo tugiye guhanga amaso ngo tuko bizagenda. Gusa Emmy n'umwe mu banyamakuru beza b'imyidagaduro dufite hano mu Rwanda uko biri kose bakoze team nini yaba ari pundit ni umunyamakuru mwiza w'imyidagaduro yaba ari Venker abarusanzwe bakorana ni umunyamakuru mwiza kabisa. Ikindi wamenya nuko Venker nawe mbere yuko ajya gukora ku Isibo busanzwe yandikiraga Igihe hanyuma ajya ku Isibo ibyo gukora ku Gihe ababivuyemo. Hanyuma na Emmy rero bije kurangira agiye gukora ku Isibo ariko nubwo agiye gukora ku Isibo ntabwo yasezeye ku Gihe already aracyari umukozi w'Igihe ariko buriya nta n'uwamenya mu gihe kizaza ushaka kuzasanga agiye gukora ku Isibo nk'umukozi wabo ariho honyine arimo arakora ibindi akaba bivuyemo. Gusa Emmy nubwo agiye ku Isibo ntabwo yasezeye ku Gihe n'ubundi aracyari umukozi wabo akagenda gufatanya akazi n'ubundi no ku Isibo aho azabakora mu Isibo Radar nk'uko nabikubwiye ari kuri mikoro ari umuntu dukunda kumva nk'uko n'ubundi yabikoraga kuri social media z'Igihe. Reka rero dukomeze duhanga amaso yuko bizagenda nizeye ko wamaze kumva uko biba bimeze kuri ino mihanda. Reka rero ukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya DON TV ubundi kandi ukomeze kugira ibihe byiza.